kwanza nta n'ibyo kuryama ahangaha ki nta byo kuryama ahangaha ibyo nkubwira ntabwo uri kunyumva wajya ureka kunyinisha bigeze aho ngaho ujya he amaze mvuze mama ibindi umuvuzi none se bidi yamu none se wowe hagati y'umuntu ugiye ku anniversaire zihora ariko gukira ko ningenzi none se subizi yuko nubundi kenshi ajya guhamagara ngo ararwaye garakira nawe rwose oya njye nangayo musabye ikintu nta nubwo kinyumva mama wanjye ararwaye ntabwo kinyumva rwose njyewe sinzi ibintu kibamo rwose banza ubu none umuntu aranakubwira ukaba wibereye mu matelefoni cyangwa hari abandi bakobwa ubu yashyiriye reka ndayaguha mahoro ahinze ndayaguha umva kare kose subundi aloma ntari umwanda banki yakase atwaye kuba cya kibazo cya credit maze iminsi mfite bagenda bakata usanze bayakuyeho ndabusengera birandenze mwana yanjye we ariko ngereka nkubwira ikintu kimwe ucyumve neza ugishyire mu matwi yawe ngewe ubu nabonye undi mugabo uruta abandi bagabo ku iyi si ubuki maze amezi abiri niraza mu buriri njye niraza hariya uri mu cyumba cyawe wowe uzana umugabo mu nzu yanjye izi singibishoboye zinga utwawe igendere kongera neza zinga ibyawe zifunga amasakoshi yawe wigendere menye ko nta mugore mfite ko buno buzima sinabushobora komana yanjye akomana icyo mukundira mana wari warabimbwiye ko umugabo azantoteza azambuza amahoro mana yanjye mu izina rya Yesu umva rero nkubwire ndasenze Imana irambwira ngo ntaho njya madam urasohoka sohoka njya he mu izina rya Yesu Mana ndagushimiye ko waturinze tukaba tugejeje amasaha turi bazima Mana mamagaye imbaraga zawe mamagaye gukomera kwawe mamagaye mwuka wera komeza ganze hataringani haringanize Mana umenagura imbaraga zose za satani n'abambari be ndasenya imbaraga zose z'abadayimoni ndasenya imbaraga zose z'abarozi ndasenya imbaraga zose z'imyuka mibi mu izina rya Yesu ndahamagara imbaraga zikomeye zigendagende mu rugo mu izina rya Yesu ndasengera umugabo wanjye ahari ndasengera inshuti zanjye ndasengera abavandimwe banjye ndasengera ababyeyi banjye mu izina rya Yesu manura imbaraga zawe imbaraga zikomeye zibabeho imbaraga zikomeye zibagereho mu izina rya Yesu ndasenya imbaraga zose zamuhozi zigenda ku bavandimwe banjye mu izina rya Yesu ndasengera urugo rwanjye n'urugendagendemo urugo rwanjye n'uruhimbaraga n'ubwenge mu izina rya Yesu dukomereza aha hantu Mana komeza kuduha ubwenge komeza kuduha imbaraga udutsindishirize utuvuganire mu izina rya Yesu katikacina na Yesu mu izina rya Yesu imbaraga zose zirwanya ibyacu katikacina na Yesu mu izina rya Yesu ndasengera uyu mugabo wanjye ibi biganza nubihumanure mu izina rya Yesu katikacina na Yesu ibi biganza byagiye bikorakora ahantu hose ntazi mu izina rya Yesu ibi biganza ndabisengeye bihumanure mwami bihumanure mu izina rya Yesu imbaraga zawe zikomeye Mana zimubeho Mana ndagushimiye Mana ndakuhimbaje aka kanyu bane nanjye kakanyu bane natwe mu izina rya Yesu mwuka wera ganza imbaraga zawe zimanuke ndasengera urugo Mana ndasaba uburinzi aha hantu Mana mu izina rya Yesu imbaraga zawe zimanuke mwuka wera manuke mu izina rya Yesu ndatesha agaciro ibiyoberanya ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo ndasenya imbaraga zose z'igiciro ndasenya imbaraga z'igiciro amasengesho
kama mbenda kurahira. Ay. Allo? Yes, Manu, bimeze gute? Dananiwe Mana, izuba ryankubise. Avuye mu kazi nibongera mu rugo. Mbwira unzanira agacupa se, mfite icyakana. Shakira agacupa k'icyo kunywa. Okay. Hego amasengesho iwanjye yahindutse urusengero. Mwumvire. N'izina rya Yesu inzoga mu rugo rwanjye ndasenya ndatwika ndakongora n'izina rya Yesu n'izina rya Yesu n'izina rya Yesu ndahamagara imbaraga zawe papa uyu mugabo mubuza amahoro izi nzoga nazireke n'izina rya Yesu mushireho ubudahangarwa mushireho uburinzi bwawe n'izina rya Yesu imbaraga zawe zimanuke imbaraga zawe n'izina rya Yesu n'izina rya Yesu imbaraga zawe ziganza ahantu ibiganza ngo basengere ibiganza ikiganza se kiba cyakoze wese ntajya muri ariko se narundi azajya ava no muri wese basengera ikiganza yego amasego kuba basengera sinzayibagirwa koko ngo mane kino kiganza hagira ngo niheshye yamvuye muri wese umugore nakaga Manu, yes one. Aho kingurize. Bakazanye karakonje. Karakonje cyane. Ubona gakonje cyane. Agufungurire. Fungurire. Sawa boss, amafaranga murayashira. Aya cyakoresha ya kode. Yenye. Sawa. Ushyirwe imbere mwami Yesu ndagushimiye Mana nuhabwe icyubahiro bisabye nizeye mu izina rya Yesu amen. Taringisha. Ese madam warangije gusenga? Katuvugane. Ewe. Ese ngira dufiki. Dufiki senyi. Ntukirarana urara mu cyumba cyawe. Ntunyakira nk'umugabo ku meza. Ndisangiza ntabwo dusangira. Ese ndashaka kumenya uri umugore wanjye cyangwa uri iki? Ubuse wowe biyoga wirirwa mu rugo gusenga byabaye gusenga sinkubona ndagera mu nzu gusenga ntitwicara ntitunavugana bandi gusengera urugo rwangereka kugira ngo rukomeze rugire uburinzi reba nk'ibiyoga wirirwa unywa buri munsi bigutwaye iki? Urabona nta sengera urugo rwanjye bitaza ibiyoga icupa rimwe muri bibaye ibiyoga n'ubwa mbere se ntuba mu rugo wirirwa uvungabunga inyuma wa pasi bino ni ibiki? Hari undi mugabo wabonye ufite undi mugabo uri mu biki? Ariko ngereka nkubwira ikintu kimwe ucyumve neza ugishyire mu matwi yawe. Ngewe ubu nabonye undi mugabo uruta abandi bagabo kuri iyi si. Ngo iki? Nabonye undi mugabo uruta abandi bagabo kuri iyi si. Zana gatebe. Kandi nawe uramuzi. Nawe uramuzi. Zana gatebe. Icara. Wamubwirwa n'iki wirirwa mu mayoga buri munsi. Kagira inkuru rero.
wamubwirwa n'iki? maze amezi abiri niraza mu buriri bumwe, njye niraza hariya uri mu cyumba cyawe, wowe uzana umugabo mu nzu yanjye. Naje gusobanukirwa Wasobanukiwe iki? Sanga hari umugabo uruta abandi bagabo kuri iyi si cyangwa se muri iyi si turimo. Kuki atari washatse se? Kuki atari wasanze? Niba warayemereye kuba umugore, kuki uraza kundutisha undi mugabo mu rugo rwanjye njyewe? Ndamufite, narasobanukiwe neza. Ubu ngubu uwo mugabo se ubundi uramuzi? Wamumenya se? Wayisindiye. Ni Yesu Kristo watuwambiwe ku musaraba. Maze amezi abiri. Niwe mugabo wanjye, niwe ujya undwanirira bikomeye, niwe ujya undengera bikomeye. Ubu ngubu niwe Magira cyumba uraramo, niwe ukurazamo. Hariya nkarangiye nyine. Nose njye narana n'umugabo unywa inzoga. Ngo iki? Kandi nyijijwe naramenye neza ukuri narasobanukiwe. Muzajye mwerera imbuto ni. Kwa sinzi niba musoma Bibiliya ihengetse cyangwa icura. Wanyereye imbuto se. Izo mbuto urandaza njye nyine ntidusangira nta na kimwe nkorera. Nicyo gituma ujya kwirirwa mu mayoga se? Ngo iki? Nicyo gituma ujya kwirirwa mu nzoga. Njese none kwa wahise nibise. None se uwo nguru kuvuga niwe wari abapasiteri mwirirwana mubungana umunsi wose, ntukiba mu rugo mu gitondo cya kare ugiye kurya amasengesho no muri konti y'amafaranga make tubona urafata ugatwara umutwaye mu rusengero. Bino bintu byihanganiye igihe. Banagiye gusengera urugo rwanjye. Nese urabona nta gusengera byagenda bite? N'izi nzoga ugomba kuzazivaho. Kubera njyewe. Umva mada, hitamo neza. Tekereza kabiri. Ariko ma. Nta kintu umuntu agitunga mu nzu. Iwe na stock ibyo kurya uratego ugatwara. Ariko tugomba gufasha abantu b'Imana. Kuko uri wowe wabihashye se? Guhaha ni kimwe. Hariya winjiza ndaye muri uru. Nanjye mba nasenze bityo. Yereka mubwire. Abasenga se ariko ibi ni biki? Mwadukanye. Bandi gusenga saba uburinzi mu rugo rwacu. Hanyuma ese wowe ugiye ukataha ukagaruka. Ese ubona ubukristo nyabake. Mbaronye nkubwire mada. Uzuma ndaburambiwe narihanganye bihagije. Mpora nkwinginga nkubwira ni nyabuneka turwubake none. Ndarambiwe kabisa. Ase n'ibiki bidasanzwe banagiyemo. Ntago nashatse umugore ngo niraze njye nyine ahari. Ntago nashatse umugore wo kuza akirirwa azunguruka mu nsengero hirya no hino. Ntago nashatse umugore kunsengera. Mama urakoze, warakoze gusenga. Icyo ngusabye ni ikintu kimwe, bino ni bibiri: kubaka cyangwa se ugakurikira abapasiteri. Njye ntago nareka Imana yanjye rwose. Oya, ntago nareka Imana. Ntago mbwiye ngo ureka Imana, ninde ukubwiye kureka Imana? Ko mwitiranye ibintu. Kurwubaka, kubaka urugo no gusenga no kwirirwa mu nsengero ni ibintu bibiri bitandukanye. Rwa rusengero se ni rwo rubutunzi. Nabidasanzwe mbanagiyemo, banagiye gusenga nta handi hantu mbona nagiye. Ibintu sinkibishoboye. Easy. Sinkibishoboye, zingutwa wigendera. Kongera neza. Zinga ibyawe, zifunga amasakoshi yawe wigendere. Menye ko nta mugore mfite. Ko buno buzima sinabushoboye. Komana yanjye. Akomana icyo mukundira. Mana wari warabimbwiye ko umugabo azantoteza azambuza amahoro. Mana yanjye mu izina rya Yesu. Abo si Imana musenga. Mu izina rya Yesu. Mana wari warabimbwiye ko umugabo ituma wifata gutya mu rugo. Abo se kumwe izina rya Yesu. Ibyo gusengana. Mana kuri ko basenga uko niko kuba umurokore. Ndakumva papa. Haleluya. Nshuti yanjye ntaguruka nkabizina nkabishyira hanze. Fata ibyawe ugende se tu. Nta kindi kintu uvugana nawe. Funga ibyawe ugende. Mana ntabwo cyubahiro. Umva rero nkubwire. Ndasenza Imana irambwira ngo ntaho njya. Madam, urasohoka. Sohoka njya he? Genda ujye gutura. Ntaho njya. Ntabwo nshaka kubana nawe se tu. Kandi Uwiteka ambwira
warambwiye ngo singende ume mu rugo rwanjye. Haguruka ugende. Uwiteka uranakoze kumpa amakuru. Simba mu rugo rwanjye n'Imana iragiye. Setu. Naho njya. Sinongera kugusita nawe. Naho njya. Kandi uratuma nkore ibikorwa bitari. Ukora icyo ushaka. Uragenda. N'ubundi nta kintu ngo Imana yari yarabimbwiye. Ukora icyo ushaka. Wamugoreye iragenda. Ndazinga ibintu genda biko. Ibyo ni ibyawe. Urankubwira we ntumwe. Genda. Mve mu rugo rwanjye ngende njya hise. Hanze nta n'ibyo kuryama ahangaha ki nta byo kuryama ahangaha. Ibyo nkubwira ntabwo uri kunyumva wajya ureka kunyinisha bigeze aho ngaho. Ujya he Chega. Escorre. Nese ntabwo ujya mu kazi koko. Sheni. Wabyutse. Sinzi ukuri bujye mu kazi cyane. Uryame nose ntabwo ujya mu kazi.
Siko nari maze kugutunganyiriza ibyo ugenda wambaye. Umunsi hari konje wana. Konje y'iki se? Konje utambwiye nijoro ukaba uyimbwiye mu gitondo iyo konje ni iki? Bose yabyaye. Ako yapfuye. Yapfuye. Yapfuye badoye konje. Bose yapfuye. Wa mama yapfuye. Yishwe n'iki? Mana yanjye. Kani ryame no. None se turi bujya mu kiriyo. Kiriyo kiki? Kiki. Wabura kujya mu kiriyo cya bose kandi uriya mudamu ni n'inshuti yanjye. Kani ryame no. Wiryamire. Uzi ko ngira na nimero ze? Ngira nimero ze tujya tuvugana. Reka ni inshuti yanjye uriya mudamu. Ni inshuti yo basi tuze kujya mu kiriyo turebe uko bimeze sibyo? Sibyo sheri? Yapfuye. Babaje. Kamureke. Muri sala. Urupfu rurarya. Yapfuye. Ukuntu dise ejobundi twariho tuganira dutera rwego. Nta kundi nyine. Mama arambabaje gusa. Seshari, swari kumbwira ngo yapfuye. Wina arashaka iki se? Ndamugenza gute mana yanjye n'ibikiko. Yo ni ikizimu cye cyapfuye kandi n'abamushinguye basaze. Wiki. Wiki. Kubera icyo ufite umushinga muraba yapfuye ese waretse umuntu akaryama kuko kuva igihe waherewe uzonga nawe kubujije kuryama nawe nukamera nakubwiye ngo reka nikonje reka ryame none se ngaho reba ibyo bapostinze urabona ndi kukubeshya nase umuntu ya postinga yapfuye goko Yesu Bikira Mariya mu ijuru ngaho reba rakasa mutwe w'umudamu Niduguhamagaye witabye telefone ntabwo nzi umuntu kumamagara witabye telefone ndayitaba kubera icyo mbuza kwitaba telefone yawe ninde Hano mwaramutse neza Wiki ntabwo ari kubitaba se yarari hano mu rugo none se mwamwirukanye ntibishoboka mugira ngo afate n'utuntu twe reka nze mubwire nta kibazo sawa murakoze reka mubwire njye ntukajya umbeshya gutyo nta soni urabona igihe waba wambeshye ntabwo bamaze kunyihamagarira wumva urambeshya uransubiza kumbi bakwirukanye kuki utigeze ubimbwira ni umuzimu bebe umuzimu iki umuzimu ntabwo bamubwira bakambwira ngo bakwirukanye umuzimu ubwoko ki kwanza nta n'ibyo kuryama ahangaha ki nta byo kuryama ahangaha nta soni icyo urandeba iki ntukajya umbeshya imyaka tumaranye ugatinyuka ukambeshya kakageni ibyo nkubwira ntabwo uri kunyumva wajya ureka kunyinisha bigeze aho ngaho noneho yanambwiye ngo ugende ufate n'utuntu twawe twose
kuko ntuzagaruka mu kazi ukundi. Oya windusha umujinya. Ngwiki umuzimu ngo umuzimu si biki. Oya byose ni wowe wabiteye nukayi. Oya ujya he. Bwana wasigaye nogosha mu minsi ibiri ukagaba ibintu zabipizwa n'ikira. Sari waje nkakwereka akantu mfasha. Biromari nagakese kandi mfafa no. Biromari Nanjye nakudorewe. ashaka kunyogosha n'inyuma ntabwo nabasha kuhagera, ntabwo nakwireba cyetse kunshondera. Ngongere ni unyogosha n'inyuma fasha nisa nkogoshe na amafaranga nkungu iki none ndakogoshera ubuntu. Ego ayiri mukande Iyo bire iyo bakwita ndi banyitande iri mu cyo twasezeranye. ngo iki None urabona uzabona amafaranga afi wasezeranye uzangura mutungo. None ni ntakora ngo mbona amafaranga yanjye ku ruhande se bizajya bigenda. ese ubura umufasha Ariko ni wowe wabizanye. Iyo utaza kwemera Okay. Ma amafaranga kandi iki ajya nangahe wibuka kundi monideni cy'ubushize ntabwo wanyishyuye. Wambwiye ngo urayamanda ategereza ndaheba. Rero kugira ngo bikore uranyishyura yo angahe ni 2 byonyine. Igihumbi cy'uyu munsi ni cy'ubushize. Tondeze ufite? Bana ifite service Ari gitambara basuze no kunyambi. Sinjya kukogosha si? Sinjya kugushira amaboko yanjye nkogosha. Okay. Akibazo. Ingira nimero. Nawe ukishira kuri ngira nimero. Nabyo by'ubu. Shiramo nimero. Ubwo ni 2 unyishyura. Nta kibazo. Komana yanjye. Kirashyira amapingu. Kandi unyereke message. Umuzane. None se Mabuja. Yishyure ngomba kuyishyura sureba se kare ko. Erega uba wanze kunyishyura kandi urabiza amasezerano twagiranye. Ego. Suyazi? Yewe. Nganyereka aho noneho nakoga. Nani nyuma ndashaka kuntendera hano inyuma neza ugakora tukiru hasi. Musatsi wo hejuru wo ndabona nta kibazo. Nase ubundi urabona ntari narakogoshe neza. Yego. Ngomba kwishyura. Kamera hano dore gita hano wanakoze. Biraheze nawe. Nawe bumera uheba. Ejo bundi si ubwo nakogoshaga none ngiye birakombe twakabiza. Ariko ntacyo ni bujye buza mbone kamwibonera amafaranga nawe. Yewe. Teka ahandi hano. Seko nabonye abantu benshi ari ku muhanda kwa Kamana habaye. Hano wawa undi tuyano he. Nabonye ryanye. Umwanya ngaruka. Ejo ndi gutaha nabwo nabonye yumva 10 n'abandi bayobozi bahuza ari habaye. Ako bushize sinumva ngo bararwanaga umugabo n'umugore. Ni bo bahora bongeye nanu. Ngo bahondanye kabisa. Ariko simbizi neza. Zabazurira umugore inshuti yawe.
sinabihakana birirwa batongana birirwa barwana wagira ngo sinzira sema piki ndabizi se usanga ari byo baba batumvikanye wani ngozi Si byo zose ni sawa ntabwo ari zose ahubwo biterwa n'imyumvikanire y'abantu hari icyo unshinja se bo bumvikana bate se mama Ega umugore n'umugabo hari ukuntu bagomba kumvikana n'ibyo bapfa nibo baba babizi no kubikemura biba biri hagati yabo twe hajya dufite ariko byose ni wowe iki ni wowe dufite wowe wagiye nta kintu dupfa ariko niba ari serivisi mukora ugomba kunyishyura rero n'abariya nanjye nyigukoreye ariko amakosa asangiye oya njyewe nyigukoreye nk'iyihe se nk'iyihe si ukora amafaranga bakayabika ku mufuka wawe nanjye rero ngo bakukorera yanjye nyabika hari ubona ko isafuriya yanjye nyine none se iyo ubihashye sinjye mbiteka yego reka mbyemere kubizana ngeze amafaranga yanjye nta kintu amaramwo uruhugu ajya akora isi akora isi ubwo nirwa nicaye rero no urayazana yego akora ikima agira Shakampa. None se kamubaze. Hari amavuta ujya ungurira. Yes, hari aho ngurira. Hari kariso ujya ungurira. Hari aho ngurira. Hari pad ungurira. Hari aho none se uba wumva nabikuye. Kwa kegisi. Nta n'ikintu uba witayeho. Sare zabo yishyuza gutya ngihita post. Ako niwe wabihisemo. Mama kabisa. Uranyishyuza. Nani service. Uranyishyuza. Gashoboka se ariko mwana yanjye we ako kawanje cyo kabishe sitmas tukajya turaka sibyo tugomba kumvikana tukubahana atwe mvura igiye kugwa rero wayibonye mwese hari igihe cyayo yikorera simwogoshe neza se urakoze cyane ndamimba gake amafaranga naguhaye ntabwo ahagije hari ikindi ushaka amafaranga hari ikindi ushaka nyine sinaguhenze subiza icyo ndimba tugende ngo nkirikemo yaje amafaranga yanjye none se nta kindi nakongera niba ushaka ngaho ire simukoreye neza ubona nubwo washyiraho na katigo kandi ujya ahahenze bakakwishyuza menshi shyira telefone ku muriro nimara kujyamo umuriro shyira ndaza ndabireba none se utangiye kwirakaza oya ntabwo ndakaye matondeze yanjye none se niyanjye kanjya kuyibika oya nta kijya kubika reka mubwire basi yindize oya urajya kogoshesha iki haveho oya no gukoreraho na bibiri tukaza ku nta bibiri ngiye umugore wanjye nta bantu ntunzu zabazetuka zana Hako se wazanye. Soko none sirabibitse hari imaze. Muzanye. Tumeka telefone ahubwo. Tamamagara bakamba. Banzo biyemerera. Uramenye? Zobindi kandi. Agohemba. Agohemba ko. Ai. Aha. Abagore b'iminsi nawe ni ikibazo nokuri. Ntabwo amenye umwanya uri karamembura nk'ubu bino bibiri se ariko nta kibazo nta kibebe ashiraje ankwemo bibiri nayo kumwe nizoba kwa Manuel cupa ry'ikigora ndabikora amaze mvuze mama ibindi twabivuze none se bidi yamu none se wowe ari wowe hagati y'umuntu ugiye ku anniversaire zihora ariko gukira ko ningenzi none se subizi yuko n'ubundi kenshi njya guhamagara ngo ararwara hirega arakira
uretse nawe rwose oya njyewe ntabwo yo ngusabye ikintu nta n'ubwo ukinkunda mama wanjye ararwaye ntabwo ukinyumva rwose njyewe sinzi ibintu kibamo rwose banza ubu noneho n'umuntu aranakubwira ukaba wibereye mu matelefoni cyangwa hari abandi bakobwa ubu yashyiriye reka ndayaguha amahoro ahinze ndayaguha yumva kare kose si ubundi aroma ntari umwanda banki yakase atwaye kuba cya kibazo cya kredi maze iminsi mfite bagenda bakata usanze bayakuyeho ndagusengera mwana wawe birandenze mana yanjye we ariko mana n'umugongo se wakomeje naho waje nararwaye ndaremba iby'amaso byo ndabizi iby'amaso byo yarasigaye ngo dushake lineti rwose ntabwo byoroshye numva nishyuza nshaka ndeba ngo abantu banyishyure ntibanyishyure icyo gituma rimwe na rimwe mbitindamo ariko ndaza kureba kabisa ngomba gukora bwabaga nkakorera amafaranga rwose ntabwo wantererana none se reka ndabizi kandi ni wowe gusa mfite urumva ko simbyirengagiza ntabwo ni kwa kundi gusa biba n'abashakisha muri Kigali umuntu abahiga Jigo Asefiya aya mafaranga yose azava he kuko ayo si ega ni menshi cyane pe ndabizi umugabo wawe ni umukire ntacyo bizamutwara rwose ni n'umwana mwiza maze erega kuba umugabo wanjye afite amafaranga menshi nawe ntabwo bivuze ngo umuntu akonsome bingana gutyo ni menshi pe ariko ndibaza ko reka ndebe icyo nkora mu kanya kabisa ndebe niba hari aho nakohereza wikemuye kiriya kibazo oya mwana ndabizi ko nkunda ni umwana wanjye nabyumvise kandi rega uzajya ugerageza unahaguruka utembere gato muri quartier no kwicara gusa byo nyine nicyo ni ikibazo ko gutembera gato ukamera nk'ukora ka siporo oya njye nembera ariko kibazo y'ubwira umukobwa umukozi asaka gufata akaboko natemba reka narwa ndabizi ko butinya kugwa ndabizi ariko yagufata akaboko nagwa hasi reka arabyemera ase urabona tutwikayeho na mama nayo mafaranga y'umugabo wawe urumva azaba kumariye iki siko nzaba mwije imyaka 18 ari anniversaire ya mbere nzaba nhoze ngiye ko ndabyumva reba harimo amashampanyi harimo keke kandi keke urashaka keke ihenze ubuse birava he ngambwira nawe nese hari amafaranga ufite basi ngo twongeremo ntayo ngahumva umugabo wanjye ariko yaragowe nawe simbizi ko ayampa pe ndagerageza ndebe arayaguha yaza kumuvugisha ndebe ko ayamarega nawe afite ibibazo byinshi wamuntu ariya byose bihagaze kurangaye weya fagitire yarangaye zatwara nk'J170 navuga ni J150 fatana na taxi kugera aho babacangahe kugera aho kugaruka shiraho 20 ya taxi byose bikaba 170 yego mwana ndakora ubwabaga ndebe ko nayohereza urabugana na madamu wanjye se we hari ikintu wari wamubwiyeho oya madamu wawe ni ticket to America buriya nta kibazo umusuhuze nanawe kuri reba icyo ukora kandebe icyo gukora kandebe ko nayohereza kanya rwose nta kibazo kirori tuzagikora ariko njye mfite impungenge z'aya mafaranga ariko ndakora uko nshoboye mubwire
hanyuma turebe ndaza kugusubiza ibyo yambajije. umva ahubwo na mama yashaka kuzaza kubera nta nubwo ngo aheruka i Kigali aheruka igihembwe akora mariage maze Na mama kandi nawe azaza. Yesu. Kandi ibyo byose kandi ni amatike nabyo. Sinzi sakindi zabibyara ikindi. ubwo uraza kumbwira basi. Nta kibazo pe. Ndaza kugusubiza. Yego. Ibisabwa byose nabikoze. Ngiye ndaza kugusubiza. Ese ubundi buriya nta kuntu washaka ukuntu nawe wigurira ikanzu wenda ibindi tukabigushakira. Kuri pe ntayo mfite umva ntayo mfite. Erega hari ukuntu mwumva ko umuntu ari i Kigali mukagira ngo afite amafaranga. Oya wihangane. Kandi nyine baba bari gushakisha cyane. Okay. Sawa. Ndabukunda. Gami warashite. Yego nta kibazo. Bikore umwibutse. Ndabikora byose. Ahubwo ndabona umugabo wanjye aje. Araje. Turaza kongera buriya ndanabimuganirizaho turebe si byo se. Sawa reka mbanze mwakire turongera. Sawa. Sawa merci. Ndi waje se. Nzi utese. Arushye. None se wasubiye ku ishuri kuri kwandika? Yagenze bite? Hari utuntu ndimo kwandika. Meze utese? Sava. Bose. Warushye. Muzanye agaki kukomeza. Ese nabonye umutondo. Ese mama mwigeze muvugana? Oya, ntabwo ugeze ambagisha. Yarembye. Habaye iki? Ararwaye mu kanya buvanye nawe. Cya kibazo cy'ubuhumekero cye cyasubiye. Si ibyo gusa ngo n'umugongo umereye nabi. Rwasanga ari za ndwara z'abakecuru. Ariko amerewe nabi. Burya mukecuru mama ntabwo akunda kuvuga, bivuga yuko byarenze. Birashira. Amerewe atese ariko ntabwo biri grave. Cyane cya kibazo n'iki ajya agira. Biri grave kubera ko kugeza natubwira. Yampamagaye burya biba byabaye ibindi. Yego. Ako birashira umura. Yameze nabi. Asanga ari bya bindi byagarutse subiza ugomba kumwohereza amafaranga none byose kwivuza ni 50 wafatana n'amatransporo agomba kumugeza kwa muganga birafata byihorere birashira si byo se wenda kubwira mama ararwaye ukambwira ngo mbyihorere arakira namerewe nawe arakira se ndabyumva rega indwara mwiriya myaka bagomba gufatwa neza bagomba kuba birashira ahandi samuzite sawa umunaniro kwarakaye faranga semana indakura kiri bijya kure birashira si byo ibintu byinshi byo gukora birashira simbizi kabisa oya araza kumera neza ese uri kwandika n'ibiki nakamwende kwandika hano uziko Fiyete afite anniversaire mu cyumweru gitaha inde Fiyete kandi yazayikorera inahangaha rero yambwiye ko bazazana na mama ko bazaza ngo tuzamufasha kwimufetera nze ko bihubiranye mana nye turabigenza gute mva nyine umbwire mama wanjye ararwaye ngomba kohereza amafaranga umukobwa se turabigenza gute nyine none se ko urumva nze nta kuntu twabisubika basi tukareba kuvuka ni ahora vuka ntabwo twabisubika tukabishyira hasi next week njye namaze no kubimwemerera kandi amafaranga arahari pe sahari se turajya kuri konti dukureho make n'ubundi dore ni 300 byonyine ntabwo banza wumva reka mbanze mvuze bakoza ka make mbanze mvuze mama ibindi umuvuze none se bidi none se wowe ari wowe hagati y'umuntu ugiye
sheri birashira rwose anniversaire zihoraho ariko gukira ko ni ingenzi none se subizi yuko n'ubundi kenshi ajya guhamagara ngo ararwara hirega arakira uretse nawe rwose oya njyewe ntangayo ngusabye ikintu nta n'ubwo ukinyumva mama wanjye ararwaye ntabwo ukinyumva rwose ubu se kugusaba ndabizi neza ko kuri konti amafaranga ariho wenda kubwira mama ararwaye mama amerewe nabi sheri arakira ariko 300 ntabwo aribyo bikubuza gukora urumva anniversaire zihoraho umuntu ararembye so ukambwira ngo nese ko babinsabye namaze no kubyemera ndakora iki nawe rwose sinzi ibyo usigaho urimo njyewe ntabwo ngusabye ikintu ntukimwe mbabarira ese uragira ngo bigende bite cyangwa hari abandi bantu ugiye kuyahereza oya mbwira uragira ngo bigende bite buri munsi naguhamagara ngo mwana wanjye meze nabi nyine ni iriya myaka niko bigenda wavugana nawe anniversaire tukayishyira next week oya ntabiki nawe ntabwo ari menshi ujya wumvira umuntu nawe rwose njyewe sinzi ibintu kibamo rwose banza ubu none umuntu aranakubwira ukaba wibereye mu matelefone njyewe rwose simbizi nta nubwo ukimunda simbizi n'ibintu burimo njyewe njyewe nushaka nasi 300 wabibura mbabarira ntabwo njyewe simbizi njyewe oya mvaho uyu ntankoraho nasi utu dufaranga tungana gutya niba tukunaniye kutuma cyangwa hari abandi bakobwa ubu yashyiriye reka ndayaguha mahoro ahinze ndayaguha mva kare kose subundi erega arakira mama sibyo subizi se ko nanjye mukunda arakira uze kuyamazi ese ni ibiki mwapanze bigera muri ayo mafaranga mu 300 nyine tureba hano twakoze nyine haraba harimo akadekorasiyo harimo keke harimo kameramani fanta ibyo kurya champagne iyo umuntu wakoze anniversaire muzakira abantu bangahe imyenda tike muzakira abantu bangahe ntabwo ari benshi cyane ariko bitewe n'ibyo tuzakora ni bangahe nk'ijana nabura anniversaire abantu 100 anniversaire kubera ikintu cyabikuruye nuko hazazamo na decoration n'imyenda tuzambara kandi tugomba kwambara imyenda imeze kimwe twese iyo ni anniversaire ni dote ni fatarembo ni biki na anniversaire tuzakora ukuntu izabishyushye umva tuzayikora umva ngo none kugushakira imyenda myiza reka ndayaguha basibirangiza urakoze sibyo sawa urakoze pe kangende njye kukura akantu mpuzanira ko kuntu sibyo sawa Aloma. Arumnanda. Hajya uribuka kode wiyoshiraho. Eno ya mabanki rero ni ikibazo. Nteye ijisho zanga kumbi banki yakase yatwaye kwa cya kibazo cya credit maze iminsi mfite bagenda bakata usanze bayakuyeho. Sinzi kasi birandenze. Ndabusengera mwana wanjye. Mana yanjye we ariko mana nakundi none se ko arumbwiye ugiye kuyohereza bigenze bite yego nicyo gitara nkubwiye ngo ndaje mbyohereze nari nzi ko hari ndacekinze rero nasanga bayakuyeho bayatwaye sinzi icyo nakora kabisama reka shakishe ndebe no mu bushuti hano nakwiguza ndakubwira ikijya mbere ndaza kubamenyesha tugikunda rwose none wihangane hore ndi nta kibazo nzakira sorry kabisa ndagusengera sawa mwana wanjye ndagusengera cyane rwose nugusenga nyine hamwe n'Imana ko ariyo ari dushoboza byose se nta kundi pe
gutera isengesho tugasenga Sawa, merci. Urakoze. umusuhuze Ndamusuhuza. Aho uzajya umubwira, nawe uzajya umubwira, namubajije nsanga ntabyo azi. oya madamu wawe nzajya muvugisha Iyo uza kuba bimubwiye kare akabe kuba yanabikemuye na mbere yanjye, uzajya ubibwira madamu. Okay ma, sawa turi kumwe. Okay. Mana yanjye. Amafaranga agiye kugenda muri anniversaire. Niko zubakwa, nabigenza gute? Nayinguto, nakwe.